ni amajoro menshi ntigeze nshaka gusinzira, igituza cyuzuye agahinda, nkaguma aho ngaho mbona ukwezi gusiga ikirere. Hakaba iminsi niyoberwaga kubw'umutekano mukeya, bakambwira yuko hari ikintu kigiye kuba kibi muri njyewe. Narahabaye muri iyo mihanda cyane aho ngaho hasi. Mu gihe wumva unyeneye, nzaba ndi aha ngaha kugira ngo numumenye yuko biza kumera neza. Buri muntu wese agira umunsi mubi, ariko ujye wibuka yuko wambwiye ngo ntabwo uri wenyine. Ahubwo ufata telefone umpamagare mu gihe icyo ari cyo cyose wumva wihebye. Ujye wibuka ko wambwiye ngo ntabwo uri wenyine, ahubwo ufata telefone umpamagare. Uri gushenjagurika kubera ko hari ibyo uri gushenjagurikira mu ugenda unyuramo. Erega nta n'ikirere cyahora ari ubururu, ibintu byose birarabagirana igihe icyo ari cyo cyose iyo bibonye imvura. Ibitekerezo byawe biri kubeshya, njyewe nzi ukuri. Iminsi myiza iri kugenda ikwerekezaho. Erega ejo hazaza hawe ntabwo ari ahashize hawe, kandi narahabaye iyo ngiyo mu mihanda hasi. Igihe wumva unyeneye, ndahari kubwawe kugira ngo ntume umenye yuko biri buze kumera neza. Buri umwe wese hari igihe aba afite iminsi mibi, hari ibihe bibi ahura nabyo, ariko ujye wibuka yuko wambwiye ngo ntabwo uri wenyine. Fata fone umpamagare mu gihe wumva wihebye. Ujye wibuka yuko wambwiye ngo ntabwo uri wenyine, ahubwo ufata telefone umpamagare. Ntabwo uri wenyine, ntabwo uri wenyine. Fata telefone umpamagare. Ntabwo uri wenyine. Fata telefone umpamagare. Ntabwo uri wenyine. Fata telefone umpamagare. Biraza kumera sawa. Buri wese hari igihe agira iminsi mibi, akagira ibihe bibi. Ujye wibuka yuko wambwiye ngo ntabwo uri wenyine. Fata telefone umpamagare.